none se ako hari jenja nkureba nkabona ubitete vide mu mutwe wawe ubundi uruzuye umwanya muto wambaye mini uwundi wisize makeup uwundi washyizeho igisuko ese iyo uhindura igisuko buri munsi warangiza ukambara mini ukisiga makeup ubona bikumara iki ariko wenjije ziragwira koko nabo nanzi ko muri iki gihugu hakiri menjije ariko icyo kintu cyawubitse icyo ni igicyo ubitse ni zahabu ni diama kizagushongeraho muko ariko vava urinda umbwira ngo kizashongeraho kishongeyeho gute mfite amafaranga yanjye kizayenga kizashonga umva nkuraburira n'ikintu utaruzi jewe umusore nifuza ndamubona nibyo ngibyo uri kubwira ngo abagabo nta munsi jewe mba nayiriho vava nta nubwo nayirara uri kumva tega amatwi urimo ntabwo mba mbizi umva nkubwire uyu nguyu ni iki Sireye Kecuru Sireye naragumiwe ariko ibyo avuga nibyo data basi ngende umafite cyaka ndagutwakira umva nyine nabatereranye mumbabarire kibindi ndabona ameze neza nta musaruro atanga se bimumariye icyo umuntu ungana gutyo umuntu naje mabuja akira abashyitsi nakira abashyitsi sundi iki gikozi cyawe cyo n'umukozi kakayoga warabyambe byabindi ariko none nkubwire kusobanutse ushaka n'abakozi bameze neza ushaka n'abakozi basobanutse bafite mu bwoko ngo rubindi ku ntebe z'abakiriya ngo rero hari ibintu mutazi ngo ni rubindi uriya nubwo ubona ameze nk'umusazi ariko akazi kanjye aragatumika fresh niwe wakubwiye ngo ntuzashaka umugabo se cyarabona ari waguteye umwaka uri umusazi wasanga uri ari umuryohereza gute ubuganga ameze neza ngo urakoze cyawo kiringa n'umukozi wawe utavuga ngo ndakuroze reka manze se uyu ni umukozi si umunyacyaro umuturage oya ariko ni byiza kimwe umuturage cye ubuzima karamirika ariko none basi mbabarira ndakwinginze bibabaza naje ntukansangize n'izi ngurube zawe uri kubona ngewe gusa umupira buno munaniye inzoga nakwibimana ubundi muntu mani nzeka nkubwire n'ibintu mungana nakoreye mama mabuja wanzanye muri ibi ngibi kugira bamene inzoga wigeze atinyuka gufata gashyiraho urwabo reka nigendere reka nkubwize ukuri reka nkubwire nuno wari wavuze ngo ni ibitomati se biratera twari ndabona uko bimeze ariko nuno nawe dusobanuka mu mutwe basi urandebye divine twajyanye muri boate nziza abatipe beza baranereta buri mwese ufite agaciro nawe wigeze atinyuka gufata ikirahure ngiye kunyweramo ashire ku muntu rurarunwa rw'umuntu rirwa aba yibroseje bura mu kanwa kawo umuntu uranyubashye mani niba utanshaka iwawe ndagiye sinzahagaruka ariko basi gerageza wubahe mama washaka umugabo nicyo nge naye ngiye kukubwira ariko ngiye ntabwo nyene kujya unsangiza n'abakozi uri kubona ukwiye kunsangiza nimba nta gahunda afite yo gushaka umugabo guhindura umukozi pe umukozi ukora akazi nawe sheri naribi ngiye kubyiga ndabona ibyano bishagaraye kandi ufite amafaranga ntabwo utamuyafite ako noneho izi Sireye zansuye ko mbona zirenze buriya abakobwa barya ikofi yanjye nkabagurira ku byanjye ariko reba agasuzuguro babanzaniye mu rugo mva barasuzugura siko bansuzuguye nkumva agahinda karanyishe mva nanjye nta faranga ryanjye bazongera kubona Bibwira moka Umeze bite salama boy? Umeze ute se? Uri mu cyombo? Shamba cyombo cya cyane cyamana. Nuko nguko akazi ko mu rugo karushya mani. Umva byatari. Uze byawe. Naturutse mu ntaro byumve nshaka kubyibuha nshaka gusa neza. Uri kumva? Ariko nashizeho meze nkaho nisinze urunyonko. Ntabwo so wagufasha sha.
igicombo cya kimene nawe nagikubise ndagikubita ndagitumika uba mu babosi bameze neza ibe n'agafuka k'umuceri kaba gateretse hariya mani numvishe ngo nono mabuje ngagiye kuzana undi mugabo ari indaya ziri kumushyiramo ibintu mani ngagiye kuzana undi mugabo uba agacanga naryaga kagiye kuribwa n'umugabo se kutose ikimuse byira mushuti wacu niwe dufata nk'umwambushi urabizi ngo amafaranga nawe se barika igihe urumva ibyo wese kuyikugurira reba nukuri ngiye byo ndikubwira nukuri sibyo reka kudutera iseseme muko amafaranga niwe udusohokana reba ukuntu umeze ungiye niwe nishinjikirije pe ndikumva mumuvuga nabi sinzi ngo mufitanye iyihe bifu ubwo wasanga nta zindi bifu mufitanye muri n'ingende hagara hano mbanze ngo baze gato muko ako mimishabuzi gufata mu kibuno baby ase wozi ibyo mbayima naho amazi urumva hari incabari zaje ngo ni indaya zoga ceza uri kumva none nazakirije inzoga ntumva se ko n'inzoga iri kuntukaho mani zahise zimena inzoga mu maso mani nimba ari nuko akazi ko mu rugo kagora ngiye ako kavamo nitahire n'ubundi nsubire mu rugo njya kurya njya kwinywera kiriya kigage nari nsanzwe nk'imwe tomeka ihangane uzi icyaro ukuntu cya kimeze ako mani nyine nta kundi ni ukwihangana mani iyo umukozi abo urabizi nabo noneho babana nkubise n'icyombo kirimo isombe ndetse wikicara hasi rero wa muhungu we nagira ngo ngufashe neza ubu nkawe boss agusanze wicaye hasi ubwo yambwira ngo ikimana kandi koko ubu ntahari se ntabwo ubiziho ntabwo urabemera ubwo mfasha tugire vuba ndetse bakumenyeho inzoga bamenye inzoga noneho ibaze kuyimena mu maso ntibaje se ubu ni igiki gituma amena inzoga mu maso mani n'ababyeyi bawe hagarara neza suri guhagarara ko muri kuncyanutsa ako muri n'abaturage mwakabaye mwaravuye irodo ibyo ni ibiki muri mutangiye nanjye kunza muri sukari murabizi rani inshuti yacu sibyo twariganye ababyeyi bani inshuti zacu ibyo murabizi gute muri kumuvuga nabi byumva shamimi ziba umva nkubwiza kuri sisi uriya ni inshuti yanjye magara kuva na kera na n'ubu nzamushikamaho ariko mimi murabizi umva muko mwakabaye muhuje mu bitekerezo mwese mwakabaye abo muri Nyaruguru iyo cyaro cyane n'abandi vava ceceka nkubwire mimi cyazi nugufata ngo bidahita bacire mu gikomanywe bacire mu bindi ayi urabona uramunasa uzakomeza kugendana nawe akumariri umva ngiye ntabwo umva nkubwire nawe wakanuza umva mbwa akazi we mva imbere reka nigendere shaho rero genda kazizi we genda karakabi nako karaje kagiye kwigira ngo reka ngere divi ndabihazi nanze kugendana n'inyatuma reka nkubwire bari abantu barambangamiye cyane bihorere kumvira mbwa akazi nayo rekana na za nyangufi mva ahubwo nkubwire umupango indaya ni kuriya zimera cyangwa ntabwo ndaraza uzi mu rugo akasa mutwara amabuje naho hari amabuje wanjye nayo nakasa mutwe rwose nakasa mutwe mubi cyane ndagasa buriya abakozi bo mu rugo twese nabonye tungana hari ukuntu unyuramo nyine nkajijisha ariko nyine urumva nanjye baba bamereye nabi ariko noneho kuva bagezaho serikwini zaje zikumenaho inzoga yaba nawe ubona agacanga karinganiye nese mabuja nawe ubu ngubu ndinze isaa 8 ntararya ibya saa sita ahubwo rakubita kugira vuba vuba dore mbare nebe ngebe nge aho umuntu nazisubiye mu ntara oya reka nkubwire uzasubire ujye wihangana mana utumi uzi mu cyaro yarije mvugisha ba Simone yewe data barakize basi bande ni imbwa zaho ngaho ariko nyine ntago wabishinga ngo uve mu cyaro ujye ubasange reka umva naho naba mvuye naho ngiye reka ihangana ahubwo ngiye nivumburaga nzi yuko wenda nasubira no ubundi bajya bavuga ngo ahari umwako nimba nk'inkoko umugeri w'inkoko umwe n'inkono sinzi ukuntu bajya babivuga nawe ubundi ibyo ngibyo byishimo yawe data icyaro kiri hariya nuko utazi nono nasonza akagari nijoro ngira ngo nanagasamure mabuja yaza akumenera isose mu maso mani buriya nawe ibyo bankorera nawe bijya kubaho reka ibyo bintu ntabwo bijya bihaba
naho ngo ndi gutinda ngo njya kuri toyi nkatindayo ngo ngaho ngo njya kuzana umunyu nkatindayo mabuja anziza ibintu byinshi man kuba banamenye n'inzoga mu maso ntanavuga ati ibi bintu mwamukoreye mu kozi wanjye guhanyoko ujye wihangana nyine tugatumike icyo nakubwira cyo bara Simoni bande bariya Hakizimana bajambwa ati nta kintu kiri naha mu Rwarizi Kigali ikintu cyatumye ntiga ikintu cyatumye ntiga ikintu cyanzanye Kigali kiragatsindwa n'Imana ubu subu ngewe ndaza kumenwaho inzoga ndaza guteshwa umutwe nge muri toyi ngumazemo imyaka 2 nta n'amasegonda amazemo seshe nta kiryo gihari nubwo mba narimba numva ibintu bimeze nabi buri ushaka ibiryo se uraregeye banza ukombe n'isahani urukumva ko twayogeje shahu wayogeje wanayikomba ngaze akera ubundi ni wowe mfite umupango ubundi ngiye vava ndapanga serese umva rero mbwira ajya se ufite sheri ariko nawe none uransetsa sheri gusa avuga ati sheri usobanutse okay ndashaka ko uwo sheri wawe arasobanutse gusobanuka gusa uburyo atazantenguha byadanje ndashaka ko mu mupango ndashaka mu adiro ishyushye akera umva rero ngereye ku ngingo ndashaka ko dukoresha sheri wawe ukamuzana wamara kumuzana tukamukoresha kuri iriya nyatsi tuba twapanze wenyine ndapanga nanjye ndabimwumvisha mubwira tuzagikore ku mabere ugikore hehe ku buryo kizisanga kikumva ko ugikunda mumaye kondisi ariko kuko ndamukunda nega nicyo kiba kigaragaza yuko umuntu aba afite inzara nese nutayikomba ndaguha ibyo kurya mbona rero nanjye buriya narinje hano nje nyine kugusuhuza ndi ukuntu bimeze akazi ririya mu ntara aho nyine bantu mfashe tunabisoze tunabirangiza munzani tunabisoze ako rogiye kwita ngenda ntacyo ariko nawe ubundi uhanga nyoko buje ashatse ko bazaguha nyoko ugomba kwihangana nyine ugatuza ugashyira bine bampa mama nyine ngo nanjye umva gusa mubwire naringiye man naringiye nuko najya gusuhuza sawa ntarebe rero ubwo turi kumwe nahamukanye turahurira nawe ubundi nyoko buje turahurira ku musururu kwa Gatabazi ku musururu niwo turi buhurire mukanya sawa mabuja ibi bintu aba nkorera ni ukuri kw'Imana mubwira turamenye biriya binwa byahagaze we umva rero ariko sheri wanjye nawe n'umuhanga ndabizi yego ahubwo tujye kumureba we bagiye tugende ariko kumureba mva mubwire kwira mbwa akazi nanjye ndayihaze nawe tumubwire uko bimeze noneho ko mbona n'imvura yaramutse igwara kibindi ino ngutume ku muhanda narendemo koze cyo ibyombo byihorera nabwo ngutume ku muhanda ngaho mbwira ariko ibyo byombo byo byihorera ibyombo se genda ishonzeye urashonje ndashonje nyine nagira ngo ngutume ku muhanda ujye guhaha ndahaye iki dushaka agafiriti nzane na saladine igihaza ariko urabona agenda umukiga ngo rero base no mutabyo wa senkana ariko mana y'isi n'ijoro ibi ni ibiki ubu ni katorade katorade se ni ibiki ako kuki ugira uruhinja uri umuntu wo kunywa umutobyo basi genda ndawukugurira mpaye nk'iby'ibihumbi 10 5 akira n'igiceri cya katorade urakoze yego urakoze pe yega nakumva nagize ngomba kugutetesha sore bwoze ibyombo gihe noze ibyombo se bwo naba nkuhembera iki nare sawa ndatebuka akose ko mungendereye sheri ni amahoro ko rero nka data se sheri wagiye witonda nkabanza nkakubwira icya mbere cyo uyu ni inshuti yanjye bamwita Vava komera kwita Vava nitwa Vava ndi inshuti ya Divine se ko mungendereye ni amahoro noneho ni amahoro turi kugenzwa n'amahoro rwose ese si mukunda abashyitsi se badatanga amafaranga bo bari abashyitsi n'abaki
amafaranga ntabwo apfa kuza gutyo gusa agera igihe akaza ntabwo amafaranga asubira asitaraho gutyo ugahita uyabona bisaba gukora uyu bundi bwira ikikugenza sheri nawe urabizi ko gahunda umuntu aba yifitiye mbwira ikibagenza nikomeye ase sheri wajya unyizera nakubwiye ibindi byose bimarire umva rero ufite umupango ufite umupango umeze gutya ufite Nyangufi inshuti yanjye njye na Divine Salama Steve. komera garafure Nyangufi yaba yaramukubwiyeho arabizi se sabizi ngo ni inshuti ye nyine uwo Nyangufi rero ndashaka ko afite ikintu cyitwa umufungo ariko uwo mufungo we nta kintu mumariye umukobwa wagumiwe nyine ufite amafaranga njye buriya mbireba mbona pinjya mukunda nyine mbwira umva aho ushaka kuganisha agenda gahoro ndagira ngo uzagende ndebere Nyangufi tuzamukorera ushaka ko uzagenda wowe ukanzanira amafaranga ngende mwice se shiri nawe arakabya shiri umva ukuntu ibintu misheri wawe ni wo mupanga uri kumpereza shiri ubundi ko nari nzi ko ufite ubwenge nyine ntabwo muri kunsobanurira neza ukuntu bimeze urumva ni umukobwa mugufi uraho udafite foromire w'ikibuno kibuteye nabi usa nabi w'umukire ariko ufite amafaranga ufite n'amamodoka nyine mugashaka nkora iki ikintu ugomba gukora ni kimwe uragenda umwumvisha uburyo cyane mwiza ateye neza ariko karabyo ka mbere wabonye ku isi wibagije yuko dukundana ari akazuba karisire umuhekeye nushaka mu mujyi wa Kigali nushaka nibera uzarigeze ku musozi wa Suti uri kururumwe umuhekeye azihagije akwiyumvemo agukunde ubundi umwinjize mu rukundo agusendingira amafaranga uyazana shira ubundi ase shira ibyo ni uri kubivuga twikorera ubukwe ibyo ni uri kubivuga twabona amafaranga ufite ikibazo cy'amafaranga kandi ndimo ndabereka inzira y'ahantu mwagomba gucamo mugabona kuri ayo mafaranga shiritekereza ubwo se ningenda bikarangira tugumanye nyine shiritekereza nitugumana tekereza nyine ahubwo natekereza kuba ndi umukunzi wawe ndi kwemera ko ugiye kugenda ukabwira undi mukobwa ko umukunda ariko akaguha amafaranga ukagira ukayazana nakubwiye ngo nushaka uzamukuremo n'ijipo mu muhanda umwereke ko umukunda icyo uzashaka cyose uzakimukorera ndagukunda sinzafuha nushaka uzagira imana yandemye ariko urabizi aho hantu havamo agatekerezo k'inyamibwa ubundi shiri icyo mukundira nyine ba witonze ariko muranamfatira ngo nuko nta mafaranga ngira ariko nzagira ariko reka mbabwire sibyo aho hantu havamo amafaranga umva se noneho kuba umuntu noneho undi imbere wa sugabo ahubwo dupange tugiye kumukwereka ryari nje nzavuga yuko uri inshuti yanjye nuyavuge ko turi inshuti twahuriye muri groupe runaka ubundi nurangiza nawe uzajya umukina nta kazi mfite mwatse twakazagisha amagambo sheri uzajya umukina umubwira ati yezuwe mufite inshuti nziza mbega umukobwa uteye neza ubundi uwahe umva rero nkubwire ugomba kugenda uri umugabo utarisumbira iki wabyumvise ko nawe utambitsemo nawe sheri wanjye ashoboye byose nabona umeze nka sumbira iki cyangwa se sugabo murabizi kurengera umupango genda gake n'umupango muvandimwe wanjye umva umupango ye nawe umvise sibyo kandi ndumva umupango ariko sheri nawe wanarya umva nanone warya nyine ku munwa ntuzagozeho umuntu afite ikinwa aho nyumvire aho nyumvire none se amakuru meza mumeze neza yego ndabona mwituriye ahantu heza ahantu hatuje ni n'akayaga kari hano hanze sha nanjye nyine mba nicariye hano ndi kwifatira akayaga none se ariko mukize kano nakavuye njyewe wantunguye mutunguye gute se kuki mutukuki ntabwo njye nawe bari barambwiye ko muri inshuti nyine to kobwa mwiza nkawe ziriya ni inshuti zanjye guhera mu bwana bwanjye twarakuranye turigana ariko zishobora kuba zimisha siguhisha ikizi gusa ubu kuki zitakunyiritse na mbere hose ntawe wamenya mwese mu buzima busanzwe se uri gukora uduki yewe ndi umucuruzi uri umucuruzi
ingoyi ishobora kukwica. Abacuruzi byo mu gihe akazi kagoranye. Shaba bigoye ariko nyine umuntu agomba gushakisha. None se wowe ukora iki? Twebwe se curuza amarange kanayatera. Yewe sha nanjye inzu yanjye ndabona nshaka guhindura irangi ririho, ndashaka yuko uzaza ukayinera niba ubikora. Sinumva se byoroshye, ibyo ni ibintu nkora n'ibintu bisanzwe. Ahubwo wenda wampa nimero zawe kugira ngo barashuti bacu nibaza wenda basanga bazimaye nzabone nuko tuvugana nze nkashyiremo irangi nta kibazo. Kisaho ntari bisandike cyangwa nanategura. Nta kibazo. Niyo ngiyo. Njye nitwa Nono, wa mwiza Nono. Wa mwiza Nono. Okay. Izina nziza. Wa mwiza Nono. Okay. Noneho sibyo ushaka kuza kukuvugisha cyane kuri nta kibazo. Nta kibazo. Ariko nyine hagati aho nyine tu nakwishimiye tu. Igihe barasetsa. Noneho ukuntu useka. Ese ni gute ubona umuntu bwa mbere ukamwishimira? Ntabwo urabyumva. Kuri no bwa mbere mbyumva. Ntabwo ushaka mwiriwe. Nyiriwe. Tuje gutwara ibishingwe. Umeje gutwara ibishingwe. Okay, nta kibazo. Sawa. Sawa. Ndumva toroshye kabisa. Ibintu byose Kigali kuba bimeze. Rero sibyo aho kuvuga no gutaruka sibyo akihangana wongera umwenyure rimwe tu ihanga ntukajye umubare ntukajye usetse. Ni ukuri pe wumve ngo sinzi nyine ubungeyeho byanandenze. Iki se bikurenga useka gusa. Ngayibaze nuguseka gusa. Ngayibaze uri kunsekera byibuze wenda mfitiye akantu k'urukundo. Ngo waba useka gute? Tumva nawe urabyumva. Yego. Ako wasanga nyine byagorana. Icyo wenda ubwo tuzabanza twibera inshuti nta ribi. Nta kibazo. Kandi nakeka ntacyo bitwaye. Ariko ndabona batinze sibyo? Nta kuntu nazamuka se wenda ko nahura nabo. Wenda nkazakuvugisha. Barasibora. Ndabona batebutse. Karame. Genda n'amakosa ukuntu bihura. Yego ibyana Naniwe pe. Cyamura abana babi. Oya. Abimenyereje kubijyana mu modoka niyo mpamvu bivuye abijyana. No, nizere ko mwageze ku ngingo mwaganiriye. Rwose abonye se atari umusore mwiza ariko atwaye. Koko nawe twaye inshuti yanyu nta kintu twaye. Nkuko biyizi. Yagusekeye se ko nzi kaseka neza nicyo kintu nge mukundira. Uyu muhungu. Ariko nawe ntugakabye. Sharata aseka neza. Wabibonye? Usika afite mu kanwa. No face. Ntabwo iyi face wayibonye. Sharata cyakijya mu mayero. No. Sawa. Dabizi ko mutajya mwisondeka. Kadutware umuntu wacu. Nzamuke sibyo? Ariko tuzahuza. Sibyo? I call you. Nawe urebanira. Ariko none hano. Mwiriwe neza. Niwe witwa Vava se? Njye Vava. Njye rero nkorera inzego z'ubugenzacyaha. Hari ibibazo bike twashaka kukubaza. Njye Vava. Wowe Vava. Ntacyo bitwaye. Ni amahoro se? Ni amahoro. Nta byinshi n'utuntu duke dushaka kukubaza. Ubundi warangiza ukagaruka muhira nta kibazo. Nta kibazo. Tukagenda.
Uko muri si. Bite chérie. Kibindi. Banza ni udutebe tubiri hano mwicarira ra. Cyameze neza. Iminsi myinshi tutabonana. Ayo waragiye uranyanga. Shana bagenda bora gusa ndagakumbuye. Sinzi uhigiye mu bicyundi. Shaka zikabaye kenshi. Yewe. Kisha waranyanze wagira ngo wabonye izindi nshuti. Ngo tese ubwo we. Urabizi kuva na kera inshuti yanjye subize. Ndabizi. Sha uri inshuti yanjye kandi ndanagukunda. Uri inshuti magara pe. Bitewe n'ukuntu mba mbibona mba mbona waranyanze. Sha nagaruka kwanga reba igihe gishize. Nukuri nakazi kenshi ntago nakwangura bizi. Ntago nakwanga. naje mabuja ndaguha kangaka we ntago nkutetesha. Oya subizayo twiwe tugiye kuvuga duhagaze. Nari biteravuga duhagaze. Muravuga muhagaze. Ntago dute. N'umushyitsi se? Oya ntari warukoze. Uko ateye nuko asa birangaragura Uri umushyitsi. kubibona. Akugira irari wa muhungu. Mbase umva murabure. Suzi za nshuti zacu. Sha bari abantu bitondere pe. Ko ntago ari nukuri ntago ari beza. Bashobora kuba banakuryarya nuko utabizi. Urabona ntago sinzi ibintu by'ibihuha ndi kugenda numva ariko ntago sinzi. Simbashyira amakenga. Imeze bite? Sha urabona nyine bashobora kuba batugenda batuneka batugambanira cyane cyane wowe ugomba kubyitondamo kareba. Ubwo subwa abantu nagiye njyana ahantu hose nsohokana bangambanira bashingiye kuki bagamije iki? Amafaranga urabizi abakobwa twese dukunda amafaranga n'abagabo. Ese ubwo bandyarya gutege baranzaniye n'umusore mwiza nakunze mu buzima bwanjye bwose. Bariya ntago ari inshuti nziza bashobora kuba banakugambanira utabizi. Banzaniye Shiraha umusore mwiza bita Steven nzi cyangwa n'uwundi Steven ariko ubwo wasanga ubwo n'uwundi ntazi ikamukwereka. Steven ni benshi ubwo wasanga. Reka oya reka uyu Steven ni umugabo wa Divine iranshuti yanjye. Uyu ni umugabo wa Divine chérie. Ego komana yifineje. Ntumbwire ko atabikubwiye. Noneho uranyumije. Ni umugabo wande? Sinabikubwiye. Ngayibaze ko atarakweretse n'umugabo we. Muri witwa ngo muri amashuti. Akaba utazi na chérie wiwe. Ko numva binunguye. Uyu nguyu ni umugabo wa Divine nabihagarara ijana kuri indi. Uyu ni umugabo wa Divine. Anze mamagara Steven numva ibyiwe. Muhamagara. Ego telefone kiri kuvaho tari gucamo mbivuga kanongere wenda basanga ari amarezi. Komana. Okay, noneho reka mbaze Divine. Cyamubaza. Akiyifata ndamukobora. Ntago abizi. Aha. Ego kuna Divine nayiriho. Nawe nagiriho. Wasanga ari amarezi ariko ngerageze. Nyamara bashobora kuba bagucitse ugasanga baragucira wigiriye no hanze y'igihugu. Uzi ikintu kimbabaje kandi muri minsi batabafaranga. Ejo bundi namuhaye miliyoni 6. Miliyoni 6 zose ari kuri kwikinira. Baguhaye ingwate y'iki subwo ngubwo ku buryo uteganya kuzazikuramo. Nta kintu na kimwe yigeze ameza ahubwo bibaye byiza. Kibindi Karame fungiraho nago mari ndagiye. Kugiye se mabuja rwakubise se? Ntawe uri kumbaza ikikuba. Kanyinge wamba bari kureka kunesha umuto. Kanyinge kandi ubu natanywereka.